kirakana hanaguza ngo kubaza hanagurira komera akira hanagura neza hanagura banze komera nta kibazo ihangane ntibyoroshye Imana irahari ihangane wongere ukomere umva ukomeye sibyo abana banjye ndabakunda ndetse n'abantu benshi baransangaga ati uwo mwana w'ikigoryi wazajya ukamutakaruruma ukazinduka butaracya ko hari umugezi ukamujugunya mu mazi ubundi ugatega yihuta ukigira iwanyu ariko nanjye nkareba nkavuga nti unzikura icyamvuye mu mubiri ntijugunye ese ubwo mbaye njugunyemo uzangirira akamaro cyangwa uzakorera Imana nkibaza urubanza rwanjye n'Imana ngo kugutekereza Imana akiriho cyangwa se ku kintu cyakuvuyemo icyo cyatumye utamujugunya cyatumye ntamujugunya nuko jewe numvaga jewe muri jewe turi ku Gisozi mu mudugudu wa Byimana hari umama twaje gusura aha ngaha afite umwana wavukanye ubumuga bw'ingingo ntagenda nta kintu akora amaze imyaka 5 atava ahantu ari atagenda ntigeze agenda na rimwe none igitangaje kuri umwana iki tekereza umwana w'imyaka 5 ushobora kureba ukagira ngo afite umwaka umwe cyangwa se amezi 6 ni ukuvuga ngo ni umwana umaze imyaka 5 ariko utajya ukura ntajya kuranga avana hari umurebye wagira ngo nuruhinje kuko n'undi aracyafite umusatsi nk'uwabana isura ye ntigikura umubiri we ntujya ukura mbese ngo uhinduke nk'umuntu mukuru yananiwe gukura so uwo mama we rero turi kumwe aha ngaha wamakomera tukomeze tugendane murabona ko acuruza agataro ni avoka kugira ngo abone igitunga abana be uwo mwana ubu ngubu ari mu rugo ufite ikibazo cy'ubumuga ndetse n'unguyu ahetse ufite umwaka n'igice murabona ko ikintu cy'umutunze cya buri munsi ni ukuba acuruza ivoka ku gataro tujye kugenda tugere mu rugo tuganire nawe atubwire muri rusange ikibazo cy'uwo mwana uko cyatangiye ese yavutse afite ubwo bumuga cyangwa se byaje guhinduka nyuma yisanga byagenze gutyo so ahangaha rero Legacy Certificate twaje kugira ngo tuganire nawe tumenye ibyo ngibyo incamake y'uko uwo mwana ameze n'uko nyine yavutse nyuma akaza ku kibazo cy'ubumuga amaze imyaka 5 atagenda atanahinduka ubona akiri nk'umwana so nta kindi rero icyo tugiye gukora hagati twige mama tugere aha ngaha mu rugo iwawe urumva utuganirize bisesuye utubwire uko story yatangiye uko umwana byaje kugenda ntakure ese wamujyanye ku bitaro baramuvura biranga ese ubufasha bw'uko wamuvuza bwaraje cyangwa se byaranze utubwire ese papa we bimeze bite muri rusange kugenda utubwire ibintu byose uko byagenze kuva ku murongo wa mbere cyangwa se kuva ku ntangiriro y'ubuzima bwawe ukimubyara kugeza uyu munsi wa none turi kumwe aha ngaha ese ubundi zivoka ko nzi ko muri Kigali kurangura bitoroshye ubuzima dukomeze kugenda nta kibazo saa 9 z'ijoro umukingiranye mu nzu aho umubebe uramutwara cyangwa uramutwara ugasiga umwana wenyine mu nzu uzirangurira Nyabugogo ntujya kugereza saa 9 z'ijoro Nyabugogo ntujya kurangura dukomeze tugende nta kibazo so iyo uvese kuzirangura uwo mwana uraza uzarya ari kugira ngo nawe umwiteho ntabwo ndikatira ahantu kurenze amakaritiye aha ngaha tugusanze ntuzungurize usanze hafi yiwe ntabwo nakorera kure kubera kumuba hafi ntabwo nawe nagiye nijoro nongeye ngere mu rugo bitinze ese nk'ubu ndabona zicyuzuye ziracyari nyinshi uyu munsi ushobora kuba utazindutse utagiye nka saa 9 z'ijoro nk'uko wabimbwiye none uyu munsi nagiye saa 9 ariko nabuze amafaranga so ni ukuvuga ngo mu gitondo ntabwo ugeze ucuruza ntabwo nacuruza zari zikiri mu rugo ubu ugiye kuzizunguza ubu ngo iri aha ngaha tubonanye ngiye kuzunguza
That's your boy P Onika Swez. Legacy TV twabasezeranyije ko tugomba kubagezaho amakuru menshi cyane atandukanye tubagera mu gihugu hose kugira ngo tubashe gukora abantu ubuvugizi. Uyu munsi turi mu murenge wa Gisozi umudugudu wo kubyimana by'Imana. Twasanze umumama abafitiye inkuru nabyita kibabaje. Twaje kugira ngo tuganire nawe abagezeho byinshi mu byumve wowe irakora ku mutima umufite ubufasha nabwo araza kubikora iki n'iki bisi byose muraza kubyumva. Ndakeka ko ni inkuru iraza kubashimisha cyangwa se iraza kubakora ku mutima mukumva ko hari ikintu kimukwiriye. Mama mwaramutse. Umeze neza cyane. Meze neza ariko mfite umwana urwaye. Nta kibazo. Tangira wibwiye abadukurikirana kuri Legacy TV. Ikibazo mfite amazina banyita Nzasiga Ngisa Rachel. Nka mfite umwana w'umukobwa witwa Iranzi Siwema amaze imyaka 5 nabuze ntiyicara ntagenda ahora aryamye. Uwo mwana ni ufite gusa cyangwa ufite n'abandi bana? Mfite undi umukurikira maze umwaka n'igice. Se yantaye avuga ko iwabo batabyara ibigoryi. Remera Munambaho ngo mama urera abana 2. Uyu nguyu bana w'umuga nsigamo kingiranye ndetse agasigara arira ariko nkihangana kuko mba ngiye kubashakira ubuzima. Ubwo naho ntahukiye haba nimugoroba haba saa 3 n'amaronko mba nabonye n'umuzungu zayo bagatebo. Ubwo nkumva wagira umutima wa kimuntu yamfasha aba nabasha kujyana umwana kwa muganga. Uyu mwana ntiyicara ntagenda. Noneho reka tumere nk'ababitangiye neza tumere nk'abijya mu mizi. Ese utwite cyangwa se ukibana n'uwo mugabo mwabyaranye abana bose urabona uyu muntu atwite hari ukuntu aba yiyumva mu buryo busanzwe. Ufite inda cyangwa se utwite hari ibimenyetso byagaragazaga ko ushobora kuba utwite umwana udasanzwe cyangwa wari utwite nk'abandi mama bisanzwe? Uyu mwana mubyare muzima. Ndavuga gutwita. Mubyare muzima. Namubyare kwa muganga. Mubyara ari muzima. Hayi ibitaro bya polisi hano Kacyiru. Mu mezi 2 n'igice n'umwe nagiye kubona nkabona umwana aradigadiga. Nkavanga ngo wenda ni gukomera kw'abana yenda azakomera. Umwana bigenda bikura. Ubwo we bagize mu cyiciro cya 3 za kujya kumujyana kumusuzumisha. Bambwira ko umwana ngomba kumujyana Gatagara. Ariko muri jewe nkaba nta bushobozi nabona bwo kuba namujyana Gatagara bitewe n'iciciro mbamo. Mu cyiciro cya 3. Ubwo bishatse kuvuga ko kugira umwana ufite ubumuga runaka cyangwa se kugira ajye Gatagara hari igiciro utanga cyangwa ahubwo kujyayo n'ubuntu bashobora kumufatira kubona? Kugira ajye Gatagara biterwa n'iciciro. Nk'iciciro mwene nk'iciciro cya mbere yenda ushaka kumujyana kwa muganga bakamwakira. Ariko nk'anye cyiciro mbamo ntago nabona ubushobozi bwo kuba namujyana kwa muganga. Kuva icyo gihe n'ubu ngubu uracyari mu cyiciro cya 3? Ndacyari mu cyiciro cya 3. Ntago wigeze ukora reclamation ngo babirekaramo? Nararekaramye bambwira ko ibyiciro bitarasohoka. Okay, noneho reka twenge dusubire inyuma gato. Ambwiye ko yavutse ari muzima ugeze ku mezi 2 nibwo yatangiye guhinduka. Ese noneho totaluma cyangwa se wabonye neza ko byahindutse ageze igihe kingana ute? Nabibonye neza ageze amezi 5. Ageze amezi 5? So rero nk'umubyeyi w'umumama ukunda umwana we cyangwa se ubwo umwitaho ugera na emotion nyinshi ukimara kubona ko umwana wawe abaye gutya ahindutse kure ubwo wawe byakirute cyangwa se wumvise wahita? Kubyakira byarangoye cyane. Sinibazaga ukuntu njyewe nabyara umwana ufite ikibazo. Nkibaza ko mu buryango wacu uwo mwana wahavuye. Amagambo hirya no hino ati nakabyaye ikigoryi. Rimwe nkumva ndiyanze umuntu yantuka nta kindi bambwiraga. Bambwira ni iryo jambo rikankomeretsa. Useye ko nagiye ninje mu bintu byo gusenga. None Imana ikankomeza ikampa ibyiringiro. Ndetse abantu benshi bamwe bakama kwihangana ariko nabankomeretsa ntibabure. Ariko Imana ikampa kwihangana nkashikama. Ubundi jewe numvaga yuko uyu mwana
ukuntu nawe naramubonye. Ariko icyo nshima Imana ni uko uyu mwana mu mezi 9 yagiye anyereka ibitangaza, nkabona umwana asa n'ukambakamba, ariko nkavuga nti bizaza bigenda bikura kubera n'ubushobozi n'iki no kutagira mikoro mpera muri ayo majune. Ubwo ngubwo rero icyo nasaba ni nk'umugira neza kugira ngo uze kubikora, ahubwo reka dukomeze neza kugira ngo uze kubidusobanura neza cyane. Umbwiye ko nyine icyo gihe biza guhinduka, abantu batangiye kuvuma bavuga bati umuryango wacu ntitubyara umuntu umeze utya, kandi gukoresha amagambo atameze neza. Wowe ubwawe mu mutima wawe ntiwigeze hari abantu bajugunya abana cyangwa se bakabata bakihakana ko ari ababyeyi babo, wowe mu mutwe wawe ntibigeze bikuzamo ngo uvuge ko ube wajya kumujugunya cyangwa se kumuta? Ntabwo byangiyemo, ndetse n'abantu benshi baransangaga ati uwo mwana w'ikigoryi wazajya ukamuta akaruruma ukazinduka butaracya ko hari umugezi ukamujugunya mu mazi, ubundi ugatega iyo tukigira iwanyu. Ariko nanjye nkareba nkavuga nti unzikura icyamvuye mu mubiri ntijugunye, ese ubwo mbaye njugunyemo uzangirira akamaro cyangwa uzakorera Imana? Nkibaza urubanza rwanjye n'Imana. Ngo kugutekereza Imana kiriho cyangwa se ku kintu cyakuvuyemo cyo cyatumye utamujugunya? Cyatumye ntamujugunya nuko jewe numvaga jewe muri jewe nzamurera kugeza mvuye mu mubiri. Hari naho nageraga nakwaka inzu bakayinyima kubera uyu mwana. Ugiye gukodesha ufite n'amafaranga yawe? Katigwe ntago twahinze uriya mugore yatunukiriza inzu. Ariko nkavuga nti uko byagenda kose Imana izajya nshira inzira inyerekana ngomba kuba. Yego. Hari n'umugira neza washatse kunyishyura inzu y'ahantu heza, ariwa ubwo maze agashatse kunyishyurira abantu baterekere kuri ntago twamuha iyo nzu. Uriya mugore uriya wirwa zunguza agatebe iyo nzu yayishyura, ati reka n'undi uzajya uyimwishyurira. Ati reka yatunukiriza inzu, hatura muntu wamushyira mu nzu ufite umwana w'ikigoryi. Bakubwiraga amagambo, bavuga amagambo nkaho bakanabimbwira gutya ku mugaragaro. Rimwe nkarira nkumva ndiyanze, yamwe no kurya akagiye ibiryo kurya binanira, nkumva agiye yuko n'Imana yandetse gusa nkaryama amarira agashoka, nkavuga ni Imana uyu mwana wawe umumpaye kandi ni wowe ubizi. Uyu mwana uko bigaragara cyangwa se nkuko namubonye ameze nk'ufite ikibazo cy'ingingo, amaguru ye n'amaboko, gusa unamugaburira nabonaga wagira ngo ururimi ntirumeze nk'urudakora neza. Byose byaziye rimwe? Byose ntago byaziye rimwe, ahubwo uko ukwezi kugenda gushira ni kujye ubuzima bwo bugenda buhinduka. Nk'ubu mbere wabaga wamwejya gutya akaguha cesi kubona ko kwishimiye agaseka, ariko kubera kumukingirana mu nzu cyane no kudakunda gusohoka hanze tewe nuko mba ntahari, ubwenge bwagiye bugenda. Ese ubwo kumukingirana ubiterwa n'iki? Nuko utamujyana ku kazi cyangwa nuko uri kuvuga abantu baranseka? Nuko ntamujyana ku kazi, njya guhiga voka saa 11 nkajya kuzizunguza kugira ngo ndebe ko babonaho igihumbi cyo kurya. Kandi ntagiye guhiga ntago yarya, ntiyabona n'ahantu aryama kuba aho mba no kuhishyura, kandi bikava mu gatebo. Ubwo niyo mpamvu mukingirana. Mu gihe cyo kumwonsa se urabona ukuntu ufata ibere ukariheza umwana urimo kumwonsa, ntago ururimi rushobora kuba rwaramubangamira ugasanga nk'amashereka ntayabona neza ari nko kugaruka? Oya, ntago yagarukaga. Ntago yagarukaga, ahubwo ku kwezi gushize niko ubwenge bugenda ukabona imibere ubuzima bwe nuzi ukuntu buteye. Mbere uyu mwana yari munini ariko aba yariye pe, ariko nta mubiri agira, ukabona kugenda ashonga, ukibaza nimba umugaburira. Kagiye nawe hora mu majune, hagiye munsiga mukingira ngiye kuzunguza vuga ikigoroba, umwana agasigara arira. Akagiye muha n'ibiryo umwana akabitsibuka,
so yari kurira se ukuntu nyine ngo nk'uyu mwana arize nk'umumama ibyo avanga amabere akikora ntabwo bishobora kukubangamira ahantu ukumva uri kubangamirwa bikaba byagutera kuva mu kazi ukaza kumureba? ntabwo byabura nyine amahoro arabura burya umuntu wabyaye agiye gishyika. rero ahangaha tuhaza nahagusanze mbona uri kumwe n'umwana n'undi mwana ufite abana babiri ari weho gusa akenshi abantu bagiye gusura umuntu hari ukuntu umutwara aza akabakira mu rugo rwawe naje nsanga nta mugabo wawe twahabonye byagenze bite cyangwa se yagiye ku kazi bimeze bite? Umugabo yantaye mfite inda y'amezi 5 yuriya mwana uri umaze umwaka n'igice kubera uyu mwana avugaga yuko batabyara ibigoryi yantaye korona itaraba mbyara muri korona ndi jyenyine gusa Imana iramfasha mbyarira mu nzu nta mituweli nagiraga nta myenda y'umwana agiraga ariko gusa Imana yarantabaye abantu abagira neza bagenda bamfasha. Ese umugabo yatangiye kukwanga umwana agihinduka nibwo yatangiye? Nibwo yatangiye avuga ko batabyara ibigoryi amagambo mbega atari meza. So muri icyo gihe se mwaryamanaga mu buriri cyangwa mwahoraga mundi muri kurwana umwe yagiye ahandi n'agiye ahandi? Oya kubera uyu mwana mwabaga muri kumwe nta kibazo. So umbwiye ko yatangiye kukwanga uyu mwana atangiye guhinduka nuko icyo afashe umwanzuro wo kuvuga ngo ube wabyara undi mwana wa kabiri kandi ubona ko n'uwa mbere mwabyaranye atari kumwemera? Mpamvu namubyaye njye siniyumvishaga buryo ki nzabyara umwana muzima kuko bitewe n'amagambo abantu bambwiraga ati urabyara ibigoryi ntajya byara abana bazima. Ubwo ndavuga nti reka ndebe ko nzabyara akana kazima. Imana iramfasha byara umwana utambuka. Buriya mwana amaze umwaka n'igice urabona ko atambuka nta kibazo. Kuva se umugabo yagenda akaguta utwite ufite n'undi mwana ntaragira agatema no kuvuga ngo kansubire kureba madamu ndebe n'abana banjye ukuntu bangana? Yaraje arongera aragenda. We mukuru cyangwa kongera mu Rwanda aze ngo tubane. We yaje yumvisha ko uyu mwana bamujyanye mu kigo. Akumva ko ngo hari ibigo ngo bifata abana igihe cyose agora mpamagara ngo uwo mwana wamujyanye mu kigo nisi kihe kigo ufite amafaranga yo kuba najyana mu kigo? Ugatangira akanyurira ngo wacu ntabwo tubyara abana ameze gutya incyuro nyinshi mbona nta kundi byagenda n'undi ari ukunkomeretsa ngo mfate icyemezo cyo kwibana. Kandi we uzi neza ko ari we mwana mubyaranye kandi utiza no mucinya. So none se nk'ubu ngubu aramutse avuze ati ndagarutse gutya bimeze none akemera kubana akavuga ati ndaje tubane ufite n'uyu mwana nta kibazo wamubabarira cyangwa avuga uti warantaye gumaye? Ntabwo namubabarira kuko ibihe navuyemo nibyo bibi. Uze kubyarira mu nzu muri korona mu nzu uri wenyine cyo kuri hasi kigiye ubyaraho cyari cyahehe nta mama nta mwene mama muri uyu mujyi nta data nta muryango unkemera umwana nkamubyarira mu nzu ntazi uko babigenza. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo ni njye n'Imana. Umubyara hari undi muntu ari ukuri iruhande agufasha cyangwa byose niwe wabyikoreye? Mwikora nta muntu we kuba wanyigira urumva ko niyemeje gupfa no gukira. Ahagarukiye nabwo ntiyavuga ati nibura umudamu yabyaye ari wenyine reka nibura no gukomeza kumubabaza ahubwo aza gukomeza kunkomeretsa. Mbona yuko ayo magambo byazatuma nagira ibitekerezo biri mu bwonko bitamo kwibana kuko nabonye yuko ari byo bimpa amahoro. So nk'ese nk'ubu urabona kumurera wenyine biragoye haramutse haje undi mugabo akagutereta akavuga ati njye nabonye ubuzima ubayemo nshaka kutwibanira tukafasha kurera aba bana uwo mugabo wamwakira? Oya naciye ku ishuri nicyo nasabye Imana nabwiye Imana yuko igomba kunderera abana ikamubatunga bakabona aho baba bakabona icyo kurya. Nta mugabo ngishaka ko genda narashatse abyiza by'umugabo narabibonye ari bibi by'umugabo narabibonye. Nese abana sinabyaranye n'umugabo. Abana nuko barabazinutse abagabo barabazinutse burundu. Nta rukundo rwabo narwo banimba umwana arakurira mu matwi yabuze icyo gikoma uwo mwamubyaranye ari hariya wabuze iyo pampegisi nabwo ni ikindi kibazo. Umwana arakosoma bongewe
nafashe icyemezo Imana izagira ukundi bigenza byo kuvuga ngo umugabo oya byararangiye. Uranga uwitegereza uyu mwana ubona ko ari umwana mwiza, urebye ubona ntabwo afite imisatsi nk'iyacu. Wamugani n'umugabo ashobora kuvuga turabona yaciye akabyara n'umuzungu kuko ufite umwana mwiza pe. Uyu mwana asa na murumuna wanjye ko mfite murumuna wanjye nawe usa kuriya w'inzobe. Nta gihe se abantu bigeze kuvuga bati uyu mwana ntari uwawe? Benshi cyane nagiye no ku uyu mwana agiye gufatwa no kugagara mu mwaka ushize 2020. Umwana afashwe no kugagara ngo nawe mvuye guzunguza agatebo sanga umwana yapfuye urufuzi rwaje ubwo mvuze induru ntiyene mu ntabara umwana wanjye arapfuye ati sapfuye te mu bebe ni simbizi ubwo ntura agatebo aho ngaho nibyo nawe mvuye guhaha ati mujyane kwa muganga ngeze Kagugu ati jyana Kibagabaga ngeze Kibagabaga umwana mukubisamo inshinge umwana azanzamuka amaze kuzanzamuka ku munsi wa kabiri nibwo banyandikiye ibipapuro byo kujya Indera njya kumucisha mu cyuma Indera. Maze kujya kumucisha mu cyuma urabona hari imodoka ziva Nyabugogo zimanuka Indera nza kuyoba ngarukira ahantu muri gare sinzi ukuntu bahita gare uri kujya Indera uturuka Nyabugogo. Noneho avuga ati wowe nimba ugiye Indera wayobye ubwo nayo ngiye nigabye. Noneho bangiza muri gare banyuje muri gare ubwo nibwo polisi yamagaritse ati hagarara ati uyu mwana ni uwawe ni n'uwanjye sa n'ibyangombwa ni n'uwanjye mujya Indera kumucisha mu cyuma ati reka ubwo nahise mbahereka igipapuro namucengerejeho bereka n'ipapuro nk'uye Kibagabaga ariko we bavuze ko umwana atari uwanjye. Bavuga ko atari wese kubera ko mudasa cyangwa bari bavuga ati uramwibye? Bavuga ko mwibye ko akatukura. Nta gikara kibyara inzoka. Waje gucika Indera baza kwa kurangira uramenya cyangwa Indera narahamenye je naye mfite itike ubwo ndagera ndigaba ndarayo umwana amucisha mu cyuma ubwo bampa ipapuro nkuye kwa dogiteri ubwo ndagaruka. So nuvuga ngo purpose cyangwa se impamvu cyangwa intandaro yo kuvuga ngo ujye gucisha umwana mu cyuma yari yihe? Yari yo kugagara. Navuye kuzunguza avoka sa umwana yapfuye yagagaye kwa no kumukingirana mu nzu wenyine ubwo nibwo nahise mujyana ku sante inyegereye noneho ubwo ngiyeyo birabananira banyuza Kibagabaga nabo baravuga ati rero nubwo tumuteye urushinge rumuzanzamura reka tukohereza Indera bamucishe mu cyuma urebe impamvu. Ubwo nibwo umwana namujyanye Indera umwana amucisha mu cyuma bampa ibipapuro ngomba guheza muganga wa Kibagabaga muganga w'ingingo. So Indera bamucisha mu cyuma baje gusanga afite ikisasa ari we burwayi bwa biteye kugagara. Hago ndabona na dogiteri wagiye ko agiye 2020 dogiteri w'ingingo bamucije mu cyuma bampaye randevu yo kubona na dogiteri w'ingingo. Icyo gihe nagenda ngo umunsi ntiyaje ubwo nza kubura itike n'ubuzima n'iki bw'ipapuro ko bakabimpaye ndacyabibitse ariko nshatse kongera guhorana kubona na dogiteri nakongera nkashaka buryo bampa agapapuro kamuza n'uwo muganga w'ingingo. Uvuga ngo umaze umwaka ibisubizo baguhaye utarajya utarabijyana kuri wa muganga ngo urebe ikibazo umwana afite. Ikibazo cyabuze ni iki? Ikibazo cyabuze ni itike cyangwa ikibazo cyabuze ni uko randevu yawe yapfuye? Amatike nicyo kibazo. Gufata umwana guheka umwana mu mugongo n'undi imbere ubwo ni kubategura n'ikindi kintu bagenda barya mu nzora n'abana babiri no kuza gupanga icyo bari burarire mu rugo barumva ko ari ikibazo. Mbere na hari ubundi mu rugo nahagana ubusanzwe aho uvuka? Aho mvuka njyewe bavuga ko ari mu karere ka Ruhango. Bavugaga? Bavugaga wowe ntuhazi ntabwo uzi ko wavukiye? Njye nisanze mu mujyi. Nisanze mu mujyi. Wisanze mu mujyi ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 12. Narewe kwa mama wacu Gikondo. Ibya mbere y'imyaka 12 ntabyo uzi? Gusa bambwira ko bacu hari mu Ruhango mama ntawo nzi data ntawo nzi. Uvuga ngo uri imfubyi ntawe.
uwo murumuna wawe se wambwiye usa n'uyu mwana aba ahangaha mu mujyi cyangwa aba i Ruhango? aba mu mujyi. Aba mu mujyi. Ese ntabwo ushobora kumubwira uti wenda ngo hino nsiga umfashe umwana umwe ndi kuba nshaka kujya kuvuza undi ukaba waragenda n'amaguru ukaba wahagera cyangwa gushiramo intege nke? Kuze iyo wabyaye umwana umeze gutya riba ari ishuri ubwiwe sinshobora no kuba namusigira. Ubundi uyu mwana n'uwa nyina gusa. Uyu mwana n'uwa nyina no kuba wamusigira umuntu ngo ngiye kuri toilette aba ari wa muntu w'inkoramutima, ariko uyu mwana aba ari uwa nyina gusa. Nta wundi muntu wamushobora? Nta wundi muntu wamushobora. Wowe ubwawe wigeze ugira igitekerezo cyo kuvuga ngo nshobora kujya gufata uyu mwana nkamujyana mu bigo birera abana bameze gutya? Igitekerezo nashatse kuba nagifata ariko mbura ubushobozi, kuko nagerageje no kubaza amakuru y'Igatagara, bambwira ko Igatagara ntashobora kwinjirayo bitewe n'icyiciro mbamo. Ese bakubwiye ko Igatagara kugira winjire ari uko wishyura amafaranga? Kwinjira njye nabajije umuntu uhavuriza arambwira ati kwinjira Igatagara si mituweli, tushaka kuba ufite umwishingizi kwishingira kujya Igatagara ntabwo byoroshye. Ndetse ibyiringiro yuko uyu mwana wanjye no gukira yakira. Arambwira ati uyu mwana we ni muzima, atugeze Igatagara. Arambwira ati uyu mwana rwose ugeze Igatagara uyu mwana yakira. Ati wowe n'ubuhinja maze imyaka 15, ati umwana ukamureba ukamuyoberwa, ati wowe ni muzima. Aho nanjye rero babimbwira gutyo nkahora mu mashuni nkibaza ariko mana ko nk'Imana izambaza icyo nakoreye umwana mvuge ngo iki, Imana nibizi. Reka tugeraho ngaho sasa kuri icyo ngicyo. Wowe ubwawe icyo wifuza ko wabona amafaranga cyangwa se ubufasha bwo kugira ngo ubonane na dogiteri akubonere indwara umwana arwaye, cyangwa wumva ubufasha wabona ari ubw'uko wafata umwana ukamujyana Igatagara bakamukurerera? Ngiye bufasha nshaka ni ko umwana namujyana Igatagara bakamunderera bamuvura, kuko ngewe nta bushobozi nta mikoro gusigamo kinjyaye nabwo nta kandi gahinda. Iyo nsizarira n'abaturanyi nabo ubwabo aho utabikubwira ko bimubangamiye, ariko uyu mwana iyo mukingiranye asigara arira ku buryo n'umuturanyi umwegereye uvuga ati musigiye umusaraba, ariko nyine ukemera ukarumagihwa. Icyizere ushobora guha umuntu urimo kutureba ahangaha cy'uko aramutse agufasha, tuvuge ubufasha kenshi dutanga abantu b'imitsi batanga mu kohereza nk'amafaranga umuntu cyangwa se iki cy'uko utarya cyangwa se ngo ukoreshe ikindi kintu ushaka, ni ikihe cyizere umuntu? Nahita mujyana kwa muganga, ko nanjye ntabwo binshimishije bansiga nkingiranye umwana nk'uyu nguyu akaba umunyururu atarageza imyaka yo kuba yafungwa, nkamukingirana no kurya ni ikibazo. Umwana nkagenda mu itondo nkaza saa sita, umwana nta gikoma yabonye, nta byo kurya yabonye, nabwo nta kandi gahinda. Inzu nayo ikaba ni ikindi kibazo. Nk'iyi nzu uyishyura angahe? Ishyura 12. Kubibona biroroshye no kuhahira aba bana koko? Ngo biba byoroshye, agiye nyaburanye n'induru ikaba yose, akageni witeka nshira inzira. Kirakantu hanaguza ngo kubaza hanagurira komera akiri hanagura neza hanagura banze komera nta kibazo. Ihangane ntibyoroshye, Imana irahari. Ihangane wongere ukomere, wumva ukomeye, sibyo? Komera abanza tuze wumva umeze neza, twongere dukomeze usobanurira abantu, sibyo? Banza tuze ihanagura umere neza, utuze numva utuje umbwira umera nk'ufunze, ntabwo urwongere kurira. Okay, wumva ukomeye nta kibazo. Ibi ngibi bibaho, kurira ibyo urarira, ariko nyine ushobora byose cyangwa se Imana iri hejuru yacu bikureba. Uko wabashoye burya umaze imyaka 5 uri kurwana byo, ntago uyu munsi aribwo byakora bajya bavuga ngo ntiwarya inka ngo nanirwe umurizo. Ugeze mu bihe ugiye kugera mu bihe by'uko umwana wawe
ndizera neza ko nta mezi menshi usigaje umwana atarabona ubufasha cyangwa se atarabona ubwo bushobozi. Icyizere kirahari, ukomeze usenge biraza gucamo. Imana ihabwe icyubahiro. Ihabwe icyubahiro. Ndizera usenga se? Ndasenga ni ukuri kandi ibyo yambwiye kandi ko Imana itajya ibeshya. Aho ngaho tugeze ku Mana hari akantu burya hari ukuntu umuntu yicara akavuga ati ino wareba nk'ukuntu umeze, wareba abandi bantu ukameze ukavuga uti burya Imana ishobora kuba itanariho, uti kukiriho nyisenga uyu munsi hari utayisenga akaba ameze neza ngiye meze gutya. Nta gihe ujya wumva ushinja nk'Imana amakosa cyangwa se ikintu ishinja? Yerekeye njya nibaza ukundi, njya nicara nkibaza ukuntu Imana yampaye umwana umeze gutya utagenda uticara kandi wamukira ufite ubushobozi ko yabona iyo pampegisi ntibe yamumuha, aho ikareba njyewe nyakwigendera ikamuha umwana. Icyo njya nkibaza Imana, ariko icyo nkunda Imana ko igihe ntuma abakozi b'Imana bakampa ibyiringiro, bakampa kwihangana, bakampa ko Imana izakoreza igihe cyayo, bakampa ko igihe kubaho byarambayeho hari impamvu. Icyo nshima Imana ni uko Imana impa kwihangana, kuko njyewe nayo nariyanze burundu, nayo narabuze icyerekezo ndimo, nkumva Imana itananyitayeho. Wese ubundi mama urabona ufite abana babiri, hari uyu nguyu n'uriya wundi umwaka n'igice. Uriya umwaka n'igice ntabwo ashobora kuba atabona urukundo rwa kibyeyi bitewe n'uko uhugira kuri uyu nguyu ntube wamwitaho. Bose mu bushobozi bwanjye bose mbitaho, bose mu bushobozi bwanjye mbitaho. Nawe urukundo rwa kibyeyi arubona? We hariya nta kibazo kimwe afite? Ntacyo. Kandi nshima Imana nuko Imana yampaye umwana muzima, abana banjye ndabakunda. Ese aba bana bawe urabona uriya mwana ufite umwaka n'igice, nawe hari ubwenge amaze kugira, ubwenge byawe ndakunda afite ubwenge bw'umuntu. Agukundira undi mwana, iyi mfura barayikunda cyangwa ubona yamunennye nawe adashaka kumwegera? Aramukunda cyane, aramukunda, nta nubwo nshobora kwinjira hano mu nzu atamubonye ararira. Aramukunda cyane cyane, wongera uvuga ngo cyane. Iyo wibonera urukundo rero ku bana bawe ubwo bimeze bite? Biranshimisha. Iyo mbonye bari gukina, iyo bariye, babonye icyo kurya, babonye icyo kunywa, nkabona buri gukina, bwabonye pampegisi, bwabonye isabune, buryamye ahantu ku bintu bifuze, buri guseka, biranshimisha pe. Harya karakana na gahungu nakuga karakandi kanyuma akagato. Kara na gahungu. Aka niko gakobwa. Naguhaye neza Imana buryo. Nyamaye neza. Gukunda dore n'ibindi bibazo ufite igiye kubisubiza. Ni ukuri. Mu izina rya Yesu. Yego nawe ze vuga yuko Imana nibinkorera nzayishima. Ibyo naho nayishima burya ngo ibikureberera cyose yanagusubiza ikagusubiza neza. So tumeze rero nk'abantu bagana ku musozi ikiganiro turi kujyana cyangwa se inkuru yawe urimo kuduhereza aha ngaha, ubutumwa waha umugabo wawe mwabyaranye n'uwanyuma niwo mwabyaranye? Wabyaranye aba bana, nareba iki kiganiro ubutumwa wamugezaho ni ubuhe? Ubutumwa namuha ni uko yamenya yuko Imana ari yirema. Ubutumwa namuha ni uko Imana ari yirema, umuntu atari urema. Kuko ubaye wiremera ntabwo wakwiha ibyo ushaka, ntabwo wakwiha ibibi. Gusa nkamusabira n'Imana imbabazi, ngo Imana imuye kwihana, imubabarire. Turabizi Imana irababarira. We hose izo mbabazi kuko Imana ivuga ngo kubabarira umuntu ugomba kubanza nawe ubwawe mu mutima wamubabarira. Ku mutima wawe imbabazi warazimuhaye? Narazimuhaye. Asigaye nuko nawe yaje akabisaba. Narazimuhaye. Nijoro ibyumve nazimuhaye. Aba bantu rero bagutuka bagusereza ati uramama byari bimara, uramama wadusebeje, ni iki kintu wabwira uyu munsi bo noneho? Aba mama nabo bansebeje cyangwa bansebya, nabo navuga ngo Imana ibabarire. Kuko Imana nkiri mu nda ya mama
cyangwa se ukiri mu nda ya nyoko ntabwo wari uzi uko umeze. Urumva Imana niyo irema, kuko itahabaye ntabwo twabaho. Urumva gusa nawe nkavuga ngo Imana ibabarije, kuko nanjye iyo mba ndi umuntu wiha mba narihaye umwana muzima, kuko umwana uko angana uku ubu aba yiga garidiyene, mbamutuma amazi akanzanira amazi, mbamutuma ku muhanda akanzanira nk'uwo munyu. Gusa Imana iduha kwihangana, kuko n'ibigeragezo mu isi ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, ntabwo wabuza abavuga kuvuga ukuri, umuntu agomba kuvuga ukuri, ariko icyo mbasabiye Imana ibabarire, kuko ubu ngubu nta n'umuntu ukibintuka ngo mbe nahangana nawe. Arabivuga kubera ko nase ntamubona nyine, arabona ko atagenda nyine, aravuga ko ikigoryi ni ikigoryi, kuko abibona ko ariko bimeze nyine. Kereka mu mizo ya mbere nibwo agahinda kanyicaga, nkagira ipfunwe no kurya bikananira, ariko ubu ngubu mbwira Imana umpe igishoro cy'agatebo ka avoka, mbyuke njye kubahigira ibirayi bo kubura ibirayi, mbyuke njye kubahigira isabune ho kugira amasazi yinjira mu nzu. Icyo nicyo nsaba Imana, kandi Imana ikabinshyikiramo iyo sabune nkayibona. So noneho babandi bose twatangiranye bakureba, gira ikintu basaba noneho bikuye ku mutima, n'Imana igihe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu mbasaba bamwe twatangiranye hano, oya nyine bari kutureba bagira neza, abusaba ubufasha, n'ubusaba ubufasha nyine byose uhita ubikora neza, ubibasabe unabashimira n'iki cyose wakora. Icyo nabasaba nk'umuntu w'Iteka yagiriye neza, nk'umuntu w'Iteka yagiriye neza afite icyo yaba yaramuhaye, kuko ntabwo abantu bose ariko tungana. Wabona nk'uyu mwana cyangwa se ubuzima ndimo, yakumva yamfasha, kandi utagira icyo amfasha nawe akaba n'inkunga y'amasengesho, ngo nawe yabagize neza. So mama, mwakoze cyane rero kutuganiriza.